ngiye guhura nazo ubu akanya karanshije nyine impamvu uri gufunga umunwa ni iyihe? impamvu uri gufunga umunwa nuko mvuye mu rupfu. nuko uvuye mu rupfu, icyo ni icya mbere. nkanga ku inshuti zanjye zijya kugwa hasi. icya gatatu bankurikiye ijambo rya Yesu, kandi Yesu ari uri imbere ngo ntituruhunge, ngo ariko dukurikize amategeko. ni ukuvuga ngo impamvu ufunze wambaye agapfukamunwa ni ukubera ko uri inshuti ya Yesu. ubwo umuntu wese utambaye agapfukamunwa ni inshuti yande? ni inshuti y'amadayimoni. y'amadayimoni? kuko yanga bagenzi be, yanga abavandimwe, nta n'urukundo afite. ubwo nyereka umuntu hano utambaye agapfukamunwa turebe inshuti y'abadayimoni iri hano. inshuti y'abadayimoni. mubwiraze ngwino bakuru. mubwira ati inshuti y'abadayimoni ngwino, kuko urumva umuntu utambaye agapfukamunwa niba ari inshuti y'abadayimoni naze tumubwirize yambara agapfukamunwa. ngwino tukwigisha, tukubwira amateka yabonetse imbere ya Yesu. niko gashaka. ni ukuvuga ngo impamvu wambaye agapfukamunwa, ongera usubire impamvu wambaye agapfukamunwa. impamvu nambaye agapfukamunwa ni inshuti zanjye, abasore banjye, nshaka ko Yesu abashyira imbere, abakure mu gicucu cy'urupfu. nishimiye ko nkunda Yesu, nkunda mugenzi wanjye. iryo jambo amateka ndi kuvuga ni ugukundana, ni umunezero. iwange mugenzi wawe indwara yateye. indwara yateye ni igiki? iyi ndwara yateye ni igiki uvuze? ni ya yindi. hari indwara yateye? indwara yateye yitwa ngo iki? Veyusi. Veyusi. indwara yitwa Veyusi. yitwa Vayusi? Vayusi nde? Robino. yitwa Varusi Robino. Robino ni vino. ni ukuvuga ngo iyo ndwara yitwa Varusi Robino. ninde wabikubwiye ibyo bintu? Vayusi Robino. irino. Vayusi Robino. none se reka nkubaze, ibyo bintu ninde wabikubwiye ko yitwa Varusi Robino? ni Yesu. ariko uri kumbwira amategeko ya leta. ndashaka ko tujya kumusura rero nanjye akabimbwira. Yesu ari he? ari hano. atuye he? ku muryango wa Kiliziya haruguru niho atuye. Yesu atuye hano haruguru hafi hano? ari hano mu Kigarama. mu Kigarama? ariko si umugabo muremure buriya cyangwa ameze ati? ni Yesu yicaranye na Bikira Mariya. bombi baba bahari? uravugisha ukuri? ndavugisha ukuri. se ntituri kumwe nabo? muri kumwe nabo ahubwo ndetse nabo bampaye imbaraga kada uyu munsi bwo kuvuga, ngatembera nkamenya ko mvuye mu rupfu, nkamenya ko nkiri kumwe nabo. isinya ndi gusinya ni isinya ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, utamutera indwara Veyusi. yitwa Veyusi. bayita Veyusi Robino. Verusi Robino. bayita coronavirus. Coronavirus vino. bayita coronavirus. noneho impamvu wambaye agapfukamunwa sibyo ni ukugira ngo utanduza abandi iyo ndwara yitwa COVID-19 cyangwa se coronavirus sibyo. noneho no kugira ngo uyirwaye wese ntihagire aho muhurira, haba mu macandwe atemba ava mu kanwa cyangwa se mu mazuru. siyo mpamvu wambaye agapfukamunwa. kandi ne kugira umwuka wo kumwerekeza ntambaye. yenda nari maze iminsi ndwaye nk'abandi imeze gutya, nawe agira umwuka mwiza ye kwandura nk'uko nanjye. ubwo rero ndi kuzuka. urajuca. noneho rero
ukuvuga ngo iyo umuntu avuye mu rupfu sibyo ubundi umuntu ava mu rupfu atarusinyiye ko rutazagaruka. Ruragaruka. Igituma nishima yuko urupfu ruzaba rugaruka nuko nabonye mama ashyingirwa na mbere akiri muzima kera atega urugori akurikiwe na data atega umugara w'intore wa kera akurikiwe n'ikigango cyanjye mvuka mu bantu 9. Kandi ejo bundi igihe wari uri mu rupfu twarahuye muraganira barakubwira ati twe tumeze neza. Ngeze kwa muganga mu ndembe yejo arambwira ati humura ubwo ugeze aho ugiye gukira. Ariko Yesu aragukunda. Ankunda pe. No mu ndembe mwari mwajyanye? No mu ndembe twari turi kumwe. Wari wenyine na Yesu gusa se cyangwa Yesu yari kumwe n'abandi bantu? Ndi kumwe na sheri wanjye andi inyuma n'abandi benshi. Byiza cyane. Ubwo rero nkifuriza abandi bose ko Imana izabajura Yesu akazakora igikorwa cyo kugira ngo twamara yenda n'amatariki 5 cyangwa 6 y'urupfu, ariko mbonye abacu nabo batembera amatariki 6 y'urupfu nubwo atagera hakagera 2 cyangwa umunsi umwe, ariko ndi kumwe n'abashiri banjye ndi kumwe n'abavandimwe nzagenda bankurikiye nanjye mbakuru ngasubizamo ngo haleluya amen. Ubusheri wawe sari gukora iki? ari muhira none umukecuru. None se gushaka amakuru y'inahangaha, wumva amakuru y'inahangaha ameze ati? Amakuru y'inahangaha harimo abatari gukurikiza iyo ndwara byose. Hari abatari kuyikurikiza? Batari kurikiza ntibambara udupfukamunwa. Ubu nk'abande? Ni nk'abantu uri kubona batadufite, abantu batemera ko Imana bariya bicaye hariya harya ngo nubwo n'abashuti bande? Ni abashuti b'umuryango w'amadimoni. Kubera ko batumva itegeko. Umuryango w'amadimoni ni abatumvira itegeko, ni abatumvira virusi, indwara yitwa virusi ko yatuzemo, kandi tugomba kubaha Imana. None se tugakurikira amateka, ugasinyira iteka ukurikiye. ubona abantu badakurikiza gahunda za leta zo kwirinda covid, umuntu yabakorera iki? Ni abagome nyine bagomba gufatwa bagashyira mu kato. Bashyirwe mu kato babafunge nibura kubafunga iminsi bamufunga umunsi wose atarya, nageza nimugoroba babone bamuha itegeko ateka ibintu. Ari muri gereza abitekeremo se? Oya, areba abitekera kandi afunze. Oya, bamuha itegeko ry'umuntu uduteka akatumuha, ariko akaza kuvamo agakurikiza itegeko akabona nawo agafunga. Bivuga ngo mukubanza kumuha itegeko akajya guteka? Ariko sinamuha amateka yo gufunga imyaka 5. Kubera iki atafunga kandi arimo yangiza ubuzima bwa benshi? Oya, imbabazi ziba. Okay, tujye gufunga abandi muri bara bose batambaye agapfukamunwa. Ntawe nsabiye gutyo, ahubwo nibagende bibaze bakurikiye Yesu kandi basubiremo amateka y'uwo bakurikiye, bakurikiza itegeko, be kuguma bakurikirana. Ariko nabo biyubahe, bemera ibyo bari kuduha kutugaburira, ariko bafite agafungamunwa ku munwa. Batugaburire nabo bisubireho. Icyo nsaba ni ukwisubiraho, ni urukundo, ni amahoro, ni umunezero. Ariko bakambara agapfukamunwa, bakangaburira ariko bafite agapfukamunwa ku munwa. Nanjye bakajya kubimba mfite agapfukamunwa ku munwa, kugira ngo nanjye ntabashyiramo uwo mwuka mu byo bari kumpa, bigasubiramo indwara kandi ndi kuyikiza. Haleluya. kandi gashaka uri n'umuvugabutumwa? Sengera muri itorero rya Kiliziya Gatolika ya Kiliziya Gatolika mu Kigarama na Kayi.
Kigarama na Ikajo n'umuryango remezo wahariya. ubwo itorero ryawe chapelle ubarizwamo ni iyihe? Chapelle ibarizwamo Ikigarama nawe usengera. Ubu rero tugiye kuguha akazi ko kujya ubwiriza abantu bose batambara agapfukamunwa. Oya nibishubire. Uzabishobora? Uzabishobora. Nibyo ndi kubabwira bose umuryango wanjye wose waba ari ibirara abona agapfukamunwa n'abasha n'akabuye navuge dushakire hasi kubura hejuru akapfukamunwa tukamushakira kuko amakuru nayakuye ku muntu uwo muri Gikongoro w'umuntu ariko gera hino izuba batakwitagara hano mu gicucu umuntu wari utakambaye umusore none agapfukamunwa atakambaye Imana yamubwiye iti udambara agapfukamunwa kandi itegeko ryaratanzwe yanga kukambara baho bose banga kukambara noneho